Jewe abantu muranangaza cyane. Mwari muzi ko tutabimenye. Nawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Cyakora abaswahili muracukumbura pe, muracukumbura ndabemeye. Bana ibya mbere yaragize gutya arasakuza mtoto murembo mrefu wa mita 145. Bana muba murabyishe yikoreshereje umwito muba mubiguyemo mu isosi muhitamo bushisha. Agize gutya muricaye mu mucishije ryo no hino panda teremuka shuka kushoto kuriya wapi muramujugunye. Agize gutya noneho akinya izindi mbino zo guhisha umukunzi w'umufiance yitoraguriye ahantu fasi fulani aramuhisha bakubise surprise avuye muri mariage civile murumirwa mwese mubonye amafoto sasa mu investigation mu mamara yitangiye murayikora. Wahabaza uriya muhungu simuzi urano wahe bamwe ati n'umunyaburaya abandi ati rakarekana n'uwi Burundi abandi ngo ni wi Buganda abandi ngo no muri Kenya abandi ngo tumuzi muri gym aterura ibyuma no mu bounce ngo no umupfubuzi muri munavuga ibyo ashaka. Njewe rero nta kindi nshaka kuvuga nta nicyo nshaka gukora samahani sana mutanzanira ibibazo njewe nta kintu ndi bukore usibye kwisomera comment. Aya na maboko matagatifu was K Yes, nk'ibisanzwe rero ninjye na wundi ni si papa wirinda kuba ikibazo ku bantu aho kuba ikibazo ku bantu ahubwo nakemura ibibazo by'abantu nkunda amahoro nkanga kuyabura nawe ukurikiye was K aho uri hose ku isi ndakwifuriza amahoro y'Imana nkubwira ati abane nawe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndasuhuza ibihaha byose bya was K ndasuhuza number 7 ndasuhuza bamjini shule cyaro kivamo nikikuvamo. Yes, nimba rero uri umushyitsi uri bwo bwa mbere uje kuri iyi was K kora subscribe ubundi twimanukire twisomere comment muba mwavuze we cyakora muravuga. Nyamirambo ndabona ubukwe bwahumuye abafite amakote mwambare abimikenyero mwambare kubera yuko noneho ubu ni bupfa sinzi aho tuzarigitira. Sindi buvuga amazina y'abanditse comment kugira ngo tutaza kwiteranya na rubanda cyangwa se n'inshuti n'abavandimwe. Uyu aravuga ati ubukwe bwe bumeze nka filime ya season 3 z'uruhererekane buri agenda atanga episode 3. Ugiye kumushaka yahinduye idini ariko sinzi niba yarahinduye amahirwe. Aha. Mutubabarire mudusobanurire ngewe ndabona ndi mu mandazi none se ni ubukwe cyangwa ni undercover? Ibi nago ari ubukwe ni operation ya stealth wedding. Oh my God. Ariko uyu mukobwa inama namubwira hari app yitwa Break the Wedding Sumelet. Nta musore uzi nta barimu nta banditsi ni ubukwe cyangwa ni ghost project. Bahisha ubukwe kurusha amabanga y'igihugu none biranze bigiye hanze. Ariko se abantu muri comment mwagiye muhumuna gahenge koko ariko ubu si ubukwe nagasobanuye ka version y'urukundo. God have mercy upon us. Ubu uyu musore yagiye mu dini ry'undi umutima we ukomeza kuba download pending. Yagerageje abakristu abapagani none ageze no mu basilamu akomeze testing ariko amenye network.
uyu aravuga ati noneho arashaka gukora ubukwe bwabo mu ibanga kuko iyo byajemo public ubukwe bwabo burapfa nk'imbuto ziteze. Aha. Uwo mukobwa ubukwe bwe buhora ari nka software update, buri gihe birangira ari error. Oh my God. Ariko sinzi niba ari ubukwe cyangwa ni season ya finali y'inkuru ye. Yagize ngo iyi public nimenya umugabo ubukwe buzapfa, none yahisemo private mode. Ubukwe bwe buzamera nka stati za WhatsApp kuko tuzi ko hari umuntu umwe gusa uba uzireba. Iyo avuze ngo ni mu banga aba avuze top secret mission the wedding edition. Tonda nge nkurikije uburyo ndimo kumva uyu musore nawe afite imirongo yo mu gitabo cya Daniel. Kumekucha. Bitewe n'izi komenti ndimo gusoma, ubu ndi kumva pastor na imamu uburyo nabo bari kubitekerezaho. Ubukwe bwabo ni nka USB driver, yinjira ahantu hose ariko ntihaguma data. Uwo ndumva yaragiye kwihindurira idini ariko amahirwe ntiyayahinduye. Oya ati ubukwe bwabo nimba buzakorwa mu ibanga na divorce izabe surprise release. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Uwo musore ndumva azaba hero of patience. Nanjye nari mbizi neza ko ubukwe buzaba mu ibanga ariko drama ikazajya hanze nk'ibisanzwe. Uwo musore yagiye ahindura idini nk'uko umuntu ahindura password ya telefone ye. Aha. Nabyera ngo de ariko we birasa nkaho ibye ari draft. Oh my God. Ubukwe bwabo ni nka password wifi, barabushaka ariko nawe ubumenya. Yari umukristo w'umugisha none yabaye umusilamu w'ibanga. Uyu nabaravuga ati yemeye guhindura idini ariko sinzi niba azahindura lock setting. God have mercy upon us. Mami, hari abantu ubwira ko ufite ubukwe bakavuga rest in peace mu mitima yabo. Ariko se niba ubukwe ari ibanga n'abageni bazajya bambara visibility crack. Tonda wanjye. Mwajye mumbabara ko mugiye kuzancomoramo imbavu kweri. Ubukwe bwe burasa n'ubugufi bw'umwuka bwihisha hose. Kumekucha. Uwo umusore nawe arasa nk'uwahawe police bond yo gukora mu byago. Hari ubwo Imana izamugira brand ambassador w'ubukwe bw'ibanga. Ubukwe bwe bwapfuye inshuro nyinshi kurusha generator yo muri Gikondo. Gikondo sagana he kandi noneho akubwo murahaziranye to. None se umusore ni umusilamu cyangwa ni umusirimu? Aujourd'hui aussi c'est un autre jour.
ubukwe bwe burasa nk'umushinga wa RDB utarigeze wemezwa. Le monde part en couille. Non. Byari bikwiye ko ubukwe bwe bwakorerwa backup kuri Google Drive. Ubukwe bwe kugira ngo butazapfa azahitemo offline wedding model. Aha. Jewe maze kubona ko uwo mukobwa afite PhD kubera ukuntu yatunguye abantu. Oh my God. Sha, nje ndabona uwo musore azaba final level boss kubera ubukwe uwo mukobwa yifuza. Hari ukuntu njyewe ndimo ndabona ubwo bukwe bwaba ari nka screenshot burangirira ari draft. Ariko nje ndabona Imana izamugirira impuhwe ari uko amaze gutsinda wedding marathon. Wanatajasas usiperereze ariko byarangiye nyine mwipanza akazi mugiye guperereza birangira mubaye abo mu nzego ziperereza. Ubwa mbere ndabakunda cyane bitewe n'ibintu nsomye cyangwa se mbonye muri izi komenti binyeretse ko mutajya muryama, binyeretse ko abantu mwararakaye nta mikino muba mufite mubaga nta kinya. Ubwa mbere yaberetse fiance ariko ibyo mwamukoreye murabizi, mwaragiye baba besto biwe ngo bapanyapuriza baba bari hafi ngo abantu ngo bibihaha bye, bamwe nyine baba bagenda bamufasha mu tuntu dutandukanye ngo bamuba hafi. Muragenda mumuteranya na fiance we. Nibyabaye nimwamuteranyije n'umufiance wiwe bwa mbere. Hivi sasa amewakomesha, yatereswe mwibanga. Batera ivi mwibanga, bidekarara mu muryango mwibanga. Noneho birangiye ajya no muri mariage civile mu rukiko mwibanga. Sasa murajyahe murarusenya, nimurusenya ni divorce. Divorce iramara igihe kingana iki? Iramara imyaka iyo 2. Niyo rwose nk'ubwo bwose muri kuvuga ngo muhongo ngo nago mumuzi nago muramenya, murashaka mucukumbe mujyane ibibazo ku muhungu. Turabazi, twamaze kumenyana. Muzamumenya n'ubundi amazi yarenze inkombe nibwo muzamumenya neza. Ubwa mbere mwishubuko arababara yarakoresheje n'imyito, nubwo bwose atasubije amafaranga cyangwa ahamagara bamutwerera babwira ati je suis désolé, ibintu byarazambye, ababesto banjye barabyishe ibihaha byanjye, abambaye hafi bagiye kuneranya ku mufiance wanjye. Yaracecetse, amafaranga arimirira, ariko abona isomo. Sasa abahaye iki? Ibisubizo by'ikizamini mwamuhaye. None muririrwa mu magambo menshi cyane, mugenda muvuga ese agiye kurongorwa nande, uriya musore ko tutamuzi, uriya musore n'uwa hehe. Urashaka iki? Urajya ngo ujye kurara amajoro ujya kumushaka umubwira amakosa y'umukobwa, umubwira amanyanga y'umukobwa, kuko mwarayakoranye. Yari yarakugiriye icyizere akajya kubwira amabanga ye yose, ariko icyo wamukoreye
mu bukwe bwa mbere bwahise ukuntu mwabwishe ku munota wa nyuma atansiyo yarabamenye none murimo murirwa mu magambo harimo abari kugenda none bavuga sinzi ngo ni umudiaspora ngo ni uw'i Burundi sinzi abandi ngo ni uwo mu Bubiligi sinzi abandi ngo kuko ngafite ngo basaza be ngo baba hanze ngo nibo bamukubise pase yambara nimero kangahe ku buryo yakubiswe pase yambara nimero kangahe narababwiye nuko mudashaka kumva sasa amewakomesha yaricecekeye umusore nta muntu umuzi ntajya agera mu marangi umusore ngo sinzi ngo ni umujomba ajya numva muri komenti nakujya ahantu hizewe komenti nacomoye ahantu ngo ni umujomba ngo ni umuroma ngo yinjiye idini ngo kubera ngo umugore mva nayo ni jihad nibiba byiza akamubera umwana mwiza akamubera umugabo mwiza akaba koko atarinjiye idini kubera kugira ngo amubone kubera wenda urukundo amukunda kubera yuko bavuga ko urukundo burya ngo ari ikimenyetso cy'ubusazi umuhungu akaba akoze wenda ntabyita nk'ikosa nimba winjiye idini kubera umukobwa atari ukubera Imana aho ngaho rwose ukoze tushe ntuzadutwarire umwana ngo mushiki wacu mubyara wacu ngo mugurumuna wacu ngo sinzi iki ejo tumubone mu kanisa wewe ejo tumubone mu kanisa hari ibyagiye biba biri inyuma twagiye duhura nabyo tudashaka kongera kugarura mugadutwarira abana mubabeshye ngo muri abasilamu iki n'iki bikarangira mubajyanye n'uyu nguyu kabisa samahani usituperekeye mtoto samahani nimba wumva ko wabaye umusilamu ahubwo ngende uyu mukobwa nahita nshakira umuhungu akazi ku musigiti kugira uburyo azajya ahora ku musigiti niyo yaba ari mu bakora isuku cyangwa afite akazi hariya ariko akajya ahahora ibyo rero mwirirwamo ngo ni umudiaspora ngo yinjiye idini kubera umukobwa nta kintu yifitiye nta kintu yifitiye ni hakuna urumva n'akandi kantu nshaka kuvuga gatoya ibintu mwamwivugisha ngo zarimbu watanga uriya muhungu ngo baramushitse urabizi ntumuzi umuhungu ntago umuzi wirirwa uhamagara amanywa nijoro ngo uriya nuwahe muri gucata ku ma WhatsApp yanyu muri kwirirwa munaga udufoto turiya yashyize hanze muri mariage civile nta muntu n'umwe umuzi sinzi ngo yirirwa muri gym ngo agiye kuzaturikira agatuza muri gym ngo ari gukora ngo body kugira ngo ebana ngo yemeze ibyo ntago twe bitureba ese umuhungu ni seriye cyangwa mbere yuko mushaka kumenya ko ari seriye umukobwa wanyu we ni seriye amagambo mbabona mu tuntu tw'utugurupe mwihaye ngo ari abitwa ngo nimba ari 5 kwa 5 hari groupe nabonye y'abakobwa yitwa 5 kwa 5 ibiri gusotora abagenzi babo nzabazana mwebwe 5 5 kwa 5 nzabazana mwari muzi yuko rero atazarongorwa amaherezo y'inzira ni mu nzu uko byagenda kose hari abagiye bana bigeze nka za ndege za rutemiti y'ikirere abatira amazi abajya gusaba amazi bakabaha bakinywera bantu utuntu bipitisha mrefu mudogo ubyibushye unanutse mwipitisha abajirani iki n'iki ariko habura n'umwe uvuga ati are you serious ubwo rero mwari muzi yuko ameze nka mama munyana wo muri ya ndirimbo wo muri ya ndirimbo y'Imara perega shenge ndi kimwe nka Yohani Raburiyani cyangwa se Ferasiyani nanjye ndi umugenzi nkuko nabo bari baje bigendera
abaswahili. Ebana ngewe mutubabarire, ufite basaza bawe bafite umunyu bari poto, ebana bagukize iyi nduru, mumukorere ubukwe mushiki wanyu. Nge ndabivuze, mufite akantu, mufite umunyu, mufite gikurukuru mufite ubuki, mufite agasukari, bitewe na comment numvishe hano. Ibintu ntago bimeze neza, murye muri menge. None harimo nabagiye bashaka kwinjirira umubyeyi we, bivugisha ngo ebana ngo nukwirirwa bakoresha imyito gusa, ngo kandi nabo ngo nibajya bitabira. Simbizi, nge ntago ndi umugore ngo ndajya mu myito, urumva? Nkimbura mubyeyi atajya yitabira simbizi, ariko ejo bundi umwito warabaye nimwitabye se? Ubwo utaragiyeyo ni fitina. Hari ukuntu uvuga ibana nguriya kwa nciyeho, mumeze nk'abari mu magare kwa nciyeho. So ubwo rero aho ngaho ako ntakari gaciyemo gusa, sibyo yuko nabonye invitation yarasotse, ibintu bimeze neza, nubwo umuhungu akomeje kwihishahisha, ariko hari umuntu numvishe ari gushaka muri ba basaza basaba nk'umusaza uzahagararira ngo mami. Hari umuntu wari uri gusaba akantu, numvishe ahantu twari turi mu kiganiro, avuga ngo nimba kugira ngo barebe kuri wa musore ngo ari seriye, ngo bazamusomeshe nuze suratul Fatiha. Nimba ari seriye koko agomba kuba umusilamu kubera ko akunze ubusilamu, bazamusomeshe suratul Fatiha. Noneho haza mu ndi mwehu zarimbutse ngo bazamusomeshe suratul Baqara. We wayisoma, wayikurura yose. So reka minira ahangaha rero, mboneraho no kwihanganisha umuryango wa Kabebe. Bagize ibyago, Kabebe wapfiriye mu Bubiligi, yishwe n'umugabo we, ariko amakuru agakomeza kucicikana. Ariko biravugwa ko ngo yaba byarakiranye n'umugabo, kwa kundi umugore n'umugabo bakiranamwo. Kabebe ngo yikubita hasi, akubita umutwe ku karo. Bihita binyibutsa na wa mubyeyi wundi nayo nanone wapfuye, nanone ngo ari gushwana n'umugabo we, bapfa amafaranga, nawe ngaramusunika kubita nimba ngari umutwe ku gitanda, nimba ari ku karo nawe baragiye. Urumva yuko ibyo bintu rero nkamwe bagore namwe bagabo, nimujya kurwana, mujye musasa amatera hasi, murwanire nk'abo muri wrestling, cyangwa mujye muri jaride abariho murwanira. Murumva ko impfu zo mu byumba ntago zisobanutse, kubera ko biba byabaye muri babiri, ugomba kuvuga tuko yikubise hasi. Ubwo rero Kabebe, harimo abantu bari gushakisha ati se ava hehe, akomoka he. Kabebe akomoka i Nyanza, mu karere ka Nyanza, niho yize primaire, niho yize secondaire. Yabanaga n'umubyeyi we, papa we, yabanaga na papa we gusa mbere yuko ajya kuba mu Bubiligi, abana n'umuvandimwe we umwe. Nuko nguko bakuze ari abana bibanira ari babiri na papa wabo umwe. No mu karere ka Nyanza, singiye gutanga izindi adresse, ariko bashakaga kumenya abantu ngo akomoka hehe. So ngayo nguko rero nakagaruka, tuba tumaze iminsi tutameze neza, ikirere kiri kugenda kiri kuboostinga, tukagira amanjine, tukagira amagripe. Ntago naza ndi guhirita nka Jarore, aho siyo. Ubwo rero reka nshimire wowe wari ukurikiye kino kiganiro, ni by'agaciro cyane. Nimba uri umushyitsi rero ndagusaba ko wakora subscribe, ugakora like, ugakora share. Nshimira umwanya wawe wamaye. Nimba utabashije kuboneka kuri iki kiganiro kugira ngo unere inkunga, kuko nicyo kintu ngushakaho, kugira ngo ujye ubona ibintu byiza umunsi ku munsi, kuko baraduhagurukiye. Jya playing iyo video cyangwa indi video iriho yariyo yose, wowe udafite ikibazo cy'ingingimira z'amadata, wowe ukande play, ubundi ubyihorere byitware. Niwo musanzu wawe neye. Hasta la vista, ibihe byiza, tuzabonane ejo.
aya ni amaboko matagatifu. Was K. Was K. Was K. Was K. Was K. Was K. Nyami Josi.